removing all the African crossing borders in all 55 African states, continent wide. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane. RWANDA ni inyuguti eshanu. RWANDA is 5 letters. In 4 is Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu ziza nyinshi 200 uburyohe bw'abanyarwanda budatera diabete haba, ariko ku mpamvu nziza nyinshi 200 ni ku rwego rwa Afurika. Imipaka yose igomba kuvamo, u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika, byanga bikunda byanga binoga, bitinda mu ikorose, twamakorose twayavuye mu byo biracyakererwa. Naho twe turabikuramo iyo mipaka tuyikuremo, kuko ibyo ni biziriko, ayo n'amapingo akaze cyane ku maguru y'abanyafurika. Kuki ibihugu byabonye ubwigenge ntibyakuramo iyo mipaka kuri iyo tariki bagiye babonera ubwigenge? Noneho barabyishimiye babonye ubwigenge n'imipaka babona, noneho baboneraho akaryo ko kuvuga baradufashe bakatama imipaka muri Afurika, noneho tubonye ibyo twiyoborera, tubonye umutungo bwite, natwe tubaye abakoroni ba kabiri. None abakoroni ba mbere baragiye bashinze imipaka, abandi abakoroni ba kabiri baraje barayihembereye, barakomeza kuyitwaza bamara abanyafurika. Ubwo ubwigenge Afurika yizihiza buri gihe cya buri ngaruka mwaka, ubwo bwigenge bwuzuza ubuziranenge. Izo ntambara zo kwibohora barwana zifite ubuziranenge, zuzuza ubuziranenge. Nge nari ngira ngo barwanaga intambara zo kwibohora bakuremo imipaka ku buri gihugu muri Afurika hose, hanyuma dushinge United States of Africa. Kabiri byarabananiye gushinga United States of Africa, bityo rero twabaruda tuzanye USA to United States of Africa to leta zunze ubumwe za Afurika. Kabiri Afurika izire mipaka imbere mu mugabane hose. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane iyi mipaka nyifata nk'amapingo ku maguru, bityo rero kubwiyo mpamvu ikomeye cyane tukavuga tuti aya mapingo kuri Afurika nicyo gihe ni nako kanya tugiye kuyikuramo twabaruda n'abarudakazi, maze twamaze kubisobanura n'uturuda duto tutarafatirangamo bose ikibazo bakigize cyabo. Uturuda duto tutarafatirangamo tumaze gutera ikirenge mu cy'abaruda n'abarudakazi bakuru. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane twasanze icyo ari ikibazo, tugisuzumiye inyuma n'imbere twasanze ari ikibazo gikomeye cyane kandi cyuzuyemo ubuziranenge gusa. Bitaga ubuziranenge kandi ari inenge gusa. Cyuzuyemo inenge ariko kikaba cyuzuyemo ubuziranenge bw'abakoroni b'abanyafurika bigaruriza Afurika hirya y'abakoroni bababanziriza. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane nge perezida wa RWANDA Barafinda Sekikubo Fred ndababwira nti ayo mapingo ari ku maguru y'abanyafurika batakigenderana nkuko bagenderanaga kuva kare kose abakoroni ba kera bataraza. Iyo mipaka ivemo, Afurika ibi umugabane umwe, u Rwanda rubu umurwa mukuru wa Afurika. Bityo rero imbunda zazaga ku mugabane wa Afurika turaba tuzitsinze igitego cy'umutwe n'icyo hasi, abanyafurika bazagira amahoro ibihe byose. Ayo masoko y'izo mbunda n'amasoko y'izo mbunda n'amasasu n'ibisasu bya kirimbuzi byarimburaga abanyafurika kandi batabifitiye inganda zibikora hano muri Afurika, kandi bakomeza kumarwa n'izo mbunda izo ntwaro kandi tutazikora. Ahubwo icyo babafasha ni ukubigisha ubuhanga bwo kuzikoresha bamarana. Wajya kwiga amashuri ukajya kwiga ubukoryo, military science, military tactics, military technicalities, military bad and destroying technicalities zo kurimbura abanyafurika koko.
kuki muteze military science yo gushinga leta zunze ubumwe za Afurika, hanyuma Afurika ikazaba ari umugabane, ukaba warabaye umugabane uziramo intambara imbere zaba civil wars na panic wars. Ibyo byose tukabikumira, tubyamaganira kure, tukumira kabi kabishe kare kataraduhitana. Murebe ntabwo abanyafurika bamaze gupfa kuva mu binyejana byatambutse byose. Murebe abarimo gupfa ubu ngubu bazira iyo mipaka aho imbunda zazi. Banyafurika mwe mwarize amashuri abanza n'ayisumbuye koko? Amakuru se mwarayatoboye, mwarayashoje? Kaminuza mwazirangirije mu yahe mashuri? Ni muri Afurika cyangwa ni hirya yo kure, ku buryo mutaha mwabagiwe ibyo mwize, mwagarutse musigara muri babandi? Bityo rero abakoroni b'abanyafurika igihe cyo gukuramo imipaka kirageze. Mumanika amaboko kandi nimushaka mukubite amabuno hasi, abafite manini muyadimbe hasi, abafite mato tubuno mu dukubite hasi, hanyuma mwemera icyaha, mumanike amaboko n'amaguru hejuru, akabuno hasi ngo ba mwemera icyaha ko mwashyigikiye ibisigisigi by'abakoroni ba mbere, ku buryo mwahembereye imipaka igumamo, hanyuma mubuza abanyafurika bagenzi banyu kugendererana, kandi mwabanyapolitike b'abategetsi mugenderana. Nimwe mwibohoye mwenyine, ubwigenge ni ubwanyu mwenyine. Kuki rubanda rwo hasi muri Afurika bo mutabareka ngo bagenderane? Mukamwara basiriyeho ibikwazo by'amarise pase, pasiporo, kugenderana ngo banze utange ibihumbi senkandi mu Rwanda, ubwo n'ahandi mu bindi bihugu hari amafaranga atangwa kugira ngo umuntu abone uruwo ruhusa rwo kwambuka iyo mipaka, ayo mapingo, ngo batamuteraho amapingo bamubuza kujyayo, kugira ngo wigure ayo mapingo uyanyureho batayaguteyeho iyo cash power yo ku mipaka. Amapinga abuza abanyafurika, ariko watanga amafaranga ibihumbi 50 bakaguha risepase cyangwa pasiporo, noneho ubwo bakakubwira ngo fete uruhusa rwemewe. Ibyo bibaho? Mugura uburenganzira bwanyu bwo kugenderana muri Afurika? Iyo ni ruswa, iyo ni bribation. Uyihabwa yitwa bribe D. Noneho uyitanga nawe ubwo twamufata nka bribe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane huzuyemo n'uburiganya, bariganya abanyafurika. Ubwo buriganya bwitwa corruption. Ukuri kwarakoraptinze, baguciye intege, baraguhonyora, wagira ngo ni inzovu yakandagiye ibyatsi, kandi ukuri kwanganaga n'ibyatsi ku isi. Ubu nta n'ukuri kumwe kukibaho, ukuri mwagushizeho Imana yabasigiye. Twabaruda tuzanye ukuri gushingiye ku bumwe bw'abanyafurika muri demokarasi yihuse. Iyi demokarasi usibye kuba ari na demokarasi, ni na demokarasi yihuse itandukanye na demokarasi mwagiye gukura iyo mu Bugereki cyangwa baze babazaniye iturutse iyo kure mu Bugereki, nk'uko mwabyigishijwe nimba nabyo mwarabyize. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twe abaruda turavuga tuti iyi mipaka muri Afurika hose ivemo, kuko ni amapingo ku maguru y'abanyafurika n'abanyafurikakazi n'abana bacu. Katwibohore tujye twizihiza iminsi y'ubwigenge ifite shingiro kuri byose, apana kuba ifite shingiro ku matariki y'ubwigenge gusa. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo, kandi murakoze cyane kubyakira neza. Ariko hano dufite abandi bahanga b'abaruda baturutse mu majyaruguru ya Afurika, bahageze, n'abaturutse mu majyepfo ya Afurika, n'abaturutse iburasirazuba bwa Afurika, n'abandi baturutse iburengerazuba
bw'iyo Africa. Hagati nje mpahagaze bumetarike nka perezida nyaperezida, the RWANDA president basing here in a country of Southern Hills, Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, monitoring all the international securities and the international security, but basing on African crossings, internal crossings, so-called borders. The borderlines, these borderlines must be removed by all means anytime, using all tactics unmentioned. I can't mention them because that is my high political science. I think whoever went to school, you know better, if not the best style. But I, the RWANDA president, I say all the borderlines in Africa must be removed, and all Africans must be well liberated and well liberative. Africa is a continent of 55 states. All the crossing internal borders must be removed without any hesitation. Whatsoever it shall cost us, all means, by all means, using all tactics and technicalities of all styles, of all mechanisms, the upper ones and the bottom ones, and the side ways, we shall come starting from the strongest point. That is where we shall win without any difficulty. We know better. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Banyafrika mwese imipaka yihutishwe kuvamo. Abaruda bari mu bihugu bitandukanye mwese muri Afrika, uwo ni umwanzuro ntakuka, ni icyemezo cyahaye kaso y'abaruda, ni umwanzuro ntakuka kandi uzubahirizwe ibihe byose. Katukomeze tujye mu mizi twumva imipaka ni ngombwa. Imipaka ni ngombwa ko ivaho muri Afrika, kuko ubwigenge, tuvuze ngo ubwigenge ntabwo tuba tuvuze ngo ugengwe cyangwa se wigenge mu kantu gato cyane katangana n'urwara. Ni byiza ko wigenga mu gihugu urimo, ukagenga muri field yose, ukava hano ukajya Kampala ubishatse, ukavayo ukajya Zambia ubishatse, ukajya hino hose ubishatse, utagombye kumanza ngo ugiye kusaba ibyangombwa bikwambutsaho. Iyo tuvuze ubwigenge rero nuko tubona ubwigenge kuri byose, tukarenga imipaka yose ikavaho, tukambuka tukagera hirya tukagera hino nk'abanyafrika. Ntabwo nk'abanyafrika dukwiye gukumirwa kutambagira Afrika yacu. Afrika ni yacu, Afrika tugomba kwigendamo hirya hino nta nkumirizi. Niyo mpamvu rero nkuko perezida ubivuze, ni byiza ko cyangwa se ni ngombwa ko imipaka igomba kuvaho, nta kuzuyaza nkuko wavuze koko ngo imipaka iveho, tubona ubwigenge nk'abanyafrika, twigenge nka Afrika yigenge, twe kugumeza kuvuga ngo twarigenze, ngo turigenze cyangwa se ngo twaribohoye nka Afrika kandi tukigengwa n'abazungu. Murakoze cyane. Sabazungu bandi bavugwa n'abazungu, bigeze abazungu b'abanyafrika hano, biganye abigendeye kera muri za 60 bisubiriye iwabo. Aba barabasimbura batera ikirenge kinini mu cyabo, bigira abazungu. Ariko byose bigeze abazungu ku myambaro no mu mifuka
n'uburyo bwo kugenda bicaye no kugenda baguruka, ariko basigaye ari abirabura ku ruhu no ku mutima, kuko ku mutima habo ntibareba kure ngo bamenye ko ibintu byose byagira iherezo. Abandi bo nabo ntibarebaga kure ngo igihe gishobora kugera aba bantu b'imbokoboko bagasubirana ibyabo, bakibohora, bakabona ubwigenge. Kandi turashimira abo barekuye abiyokure bagatanga ubwigenge, bakabyemera, bakigendera koko, bakemera kuzajya bagaruka ari uko twasinyanye amasezerano ya international diplomacy, imikoranire myiza mpuzamahanga, imishyikirano n'imikoranire myiza, dusangira ibitekerezo, dusangira amashuri, amavuriro, amasoko yo hafi n'ayakure, dusangira byose, ubumenyi n'ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, duhurira mu kanama k'amahoro ku isi k'umuryango w'abibumbye. Kandi umuryango w'abibumbye nawe wakoze neza kwemerera OAU kushobora kuha Afurika ubwigenge, kuko yari bukwiriye koko. Ariko se aho yabuboneye babukoresheje neza, cyangwa amahirwe barayasesaguye bayapfusha ubusa, ahubwo bagarura ubundi bukoroni kabuhariwe bubi cyane, aho noneho abirabura batagiraga aho barega bagenzi babo, ahubwo bakemera ibyo abatemewe, abatabyemeye bakajyanwa muri gereza. Bariya bubatse bagiye nazo zidasenywe ngo abanyafurika babone ubwigenge koko. Bityo rero urumva Sadizi Nefutarani ntiyigeze isenywa, yarasigaye, ahubwo barayihembera, bubaka n'izindi zimeze nkayo cyazirashobokana, bakomeza bahambira abanyafurika. Ubwigenge bizihiza bwa buri ngarukamwaka n'ubwiki. Izo gereza ziri mu gihugu, iyo mipaka ari amapinga ari ku maguru y'abanyafurika, ni iby'iki? Mugende munsanishiriza ayo mahano muri Afurika hano, mumbwire tufate umwanzuro nyuma mu kanya. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa RWANDA. Imipaka turareba tugasanga na kimwe mu bituma umutekano w'abanyafurika uhora ufatiwe ku mashyi ari mukeya, n'iyo mipaka ibigiramo uruhare. Ngira ngo imipaka itariho ntago igihugu kimwe cyatera ikindi, byaba ari nko kwitera, byaba ari ukwitera mu magambo make. Ni nk'ako wafata akarere kamwe cyangwa intara imwe ukavuga ngo yateye iyindi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkatwe twaje gukorera inama ku cyicaro cya RWANDA, turareba tugasanga iyi mipaka yakavuyeho burundu, bityo bigatuma abanyarwanda, abanya Central Africa, abanya Zambia, abanya South Africa, abo muri Algeria, bino bihugu byose bikaba ari turi umwe, tukaba duhurije kuri kimwe cyo ko turi abanyafurika. Bityo byatuma umutekano uhora, izi ntambara zihora zidutumba impande n'impande zivaho, nta wakongera kugira umutekano muke, nta n'abanyafurika bakongera gupfa nk'uko bapfa, nta nzirakarengane zakongera kubaho, kubera ko twaba dusenyera umugozi umwe nk'abanyafurika muri rusange. Bityo rero twumva twahagurukira izo ngamba zo kuba twashishikariza n'abatabyumva n'abatarabyumva bakabasha kuba iyo mipaka yavaho.
muri rusange bizatuma na bimwe mu bitekerezo tugenda tubona ntago abo hanze aribo bakadutekerereje, natwe dufite gutekereza twakitekereje nk'ibi ngibi tukagomba no kubishyira mu myanzuro tubifatira n'ingamba kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'wa mutekano uhoraho urambye dushaka nk'abanyafurika, bityo isi yose ikatureberaho urugero ikaza kutwigiraho ibyo byabananiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Koko ntako Security Council ya RWANDA, the National Security Council, the High Council y'Abaruda, ntako itakora. Turiyo turakora umuti ku rwego mpuzamahanga. Mu nama mpuzamahanga twateraniyemo mu karere k'amajyepfo birumvikana umuti wose urakora koko urishimiwe kandi ni ingirakamaro. N'uw'umumaro koko iyo urebye iyi mipaka ikomeje kumara abagore muri Afurika, niyo yabasigaje inyuma, ntibatera imbere, ntibakwiga kubera guhora bahunga birukanka ibihe byose. Umukecuru agahunga yabyara umwana yakura yaba umugore nawe agahunga, ubwo agahungana abana, ahetse abana, atsigatiye abandi, akurura abandi inyuma, abandi bamukurikira, abandi bakusa nkaho ari bakuru bari imbere nabo bahetse imizigo bahunga. Guhunguka ntabyo bahungukana, nanone baba bahinzemo hakurya bakabagarura hakuno. Abo ni abanyamigisha baba batapfuye, ariko benshi barakomereka bakabaca n'ingingo zabo, baba bakuru baba bakiri bato, abagabo n'abasore, abasaza bo baba bafashe matekwa, niyo mvuga ikoreshwa mu gisirikare, bakabajyana kubarwanirira ngo bitabire intambara abo banyapolitike batangiza, impamvu zazo zitumvikana zitanakwiriye no kumvwa, zidafite ishingiro haba no kuri kimwe usibye ishingiro kuri byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, umaze kureba neza nawe ukabona ko iyi mipaka itari ngombwa, ndumva n'abandi nuko babibona. Iyi mipaka muri Afurika tuyikuyemo twazahora tugira umutekano n'umudendezo muri Afurika, tukatera imbere mu buhinzi bworozi, mu nganda izikomeye n'izitereretse. Ni ukuvuga harimo icyo bita heavy industries, inganda zikomeye cyane zikora ibikomeye cyane bihenze kandi byingira mumaro cyane kandi bikenewe cyane muri Afurika. Hakaba nizo bita light industries zikora tongwa cyangwa ibihahwa byoroheje n'abakene bose bashobora guhaha. Byaba ngombwa n'abana bacu ku rwego ku gipimo cy'ubumenyi bafite bakaba abana bikora, kuko ari nabo benshi muri Afurika. Ni igice cy'abaryi benshi, tugize amahirwe cyose kigakora kikinjira mu mwuga wo gukora ibyo bihangano biciriritse, kuko niba Afurika y'ejo twagira umusaruro uhagije, hanyuma urubyiruko ugasanga uruhare rwabo ni uruganda mvanganda koko kandi bifite ishingiro kuri byose. Ubushomeri, uburara n'ubwomanzi muri Afurika bwaba amateka kubera gukora cyane amasaha 24 iminsi 7. Afurika nituyivugurura izaba ari umugabane wakataraboneka kandi w'icyetegererezo mu yindi migabane yose. Nkuko wari ubivuze haruguru hariya, none Afurika nta ntambara zizongera kubamo. Ibyo
byemezo bimaze gufatwa neza bigashyirwa mu bikorwa bikanasigasirwa, wasanga twese tubaye uburyohe, tubaye indyohe z'ibihekane, uburyohe bw'ibihekane buzira kuhitana urubyiruko rwacu, nta ntambara zihitana abagore, nta bafata ku ngufu, nta muntu ubahohotera, nta ufata abana b'abakobwa muri Afurika ku ngufu, bose bafatwa ku ngufu kubera iyo mipaka yigeze ashwi. Hari abayirwaniraho, hari n'abayirwaniramo. Iyo mipaka niyo ituma abagabo muri Afurika bahora muri gereza, abandi bicwa. Ikindi mutari muzi, abagabo muhora muvuga mw'abakobwa bagore ngo mwabuze abagabo, ngo babugiye he, ngo twabakura he, twabuze abadushira mu mago. Mwatekereze ko ari intambara zo muri Afurika zabamaze? Bano bategetsi barwana intambara zitari ngombwa, abagabo bose, abasore, abasaza n'ibikwerere bose bakabayora bakabajyana kubarwanira izo ntambara, barangiza baba casualty, bafite ubumuga batewe n'izo ntambara, bakavuga mubareke, abo ni ikibazo, mubihorere, ntacyo babamarira. Kandi ibyo byubahiro bafite aribo babibasize, aribo babibagejejeho. Urumva nimba umuntu wakugejeje aho wicaye muntu we muri iyo ntebe y'icyubahiro, uhora mu ndege ugenda wikoza hirya no hino ku isi, utazi ko ari we watumye ugendera muri iyo ndege, wari buhurire he aho wari uri hose, aho wavukiye hose? Urumva icyo ni ikibazo kabuhariwe. Abamugariye ku rugamba bose bashobora kuba baragize, abahora mu ndege bahora babasiga hano aho bakomerekeye batarabavujije, kandi bo bagakomeza kuvuza imiryango yabo bwite, ntibanabagurire ingingo z'inyunganizi zibunganira. Kubw'iyo mpamvu babaririye mu mibare, barabakabiriza, barakabya, ntibabatabaye. Kandi bo mu gihe babatabaraga ku rugamba, n'abagore nabo bajya ku rugamba bakitanga, bamwe bakagwayo bagasiga imfubyi inyuma, abandi bakagwa ku rugamba batanabyaye, ari abakobwa, ahubwo ugasanga ntibibutse n'imiryango bakomokamo, bakabita abademobu muri rusange, ubwo n'abademobukazi bakabarira mu mibare, ntibabibuke ko ari intwari z'igihugu. Abo babahemukiye babirengagije kuva kare kose, haba hano mu Rwanda, haba East Africa, haba Eastern Africa, ubwo ni East Africa wongeyeho Somalia, hanyuma North Africa, Northern Africa na Western Africa na Southern Africa. Ibyo byose Central Africa utayirengagije, na Afurika muri rusange hakeneye ikosora n'ikosorwa ryuzuza ubuziranenge muri Afurika. Turwanye inenge iyo ari yo yose muri Afurika yo gutererana abazima bakize, bakungahaye, bagakira bakibagirwa gukinga, bagakomeza bakingirwa n'abo bademobu. Muri make abamugariye ku rugamba bagakomeza kuba urukingo rw'abo bakire bagezeyo, babigezeho, nta rugingo batakaje, nta n'urukingo bashakiye abamugariye ku rugamba ngo wenda babakingire ubukene, babakingire kutiga, babamenyere n'abana babo n'abagore n'imiryango bakomokamo. Hehe, kirazira kirakajya. Birumvikana babaririye mu mibare, babakubitira mu igunira, babahonda, babakubita inkokora n'amavi hose. Urumva barabonabonye, icyo batabonye ni ikisi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyo mipaka igomba kumara
ibibazo byose yari ifite ikabimaranye igihe kirekire, iteza abanyafurika ibibazo igihe kirekire, abanyafurika bamaranye ibibazo igihe kirekire. Iki nicyo gihe, ni nako kanya cy'uko iyo mipaka yavamo, abanyafurika bakabona ubwigenge, bakisanzura, noneho bakizihiza ubwigenge bufite ishingiro kuri byose. Naho ubundi bizihiza ubwigenge budafite ishingiro n'ubwibohore butuzuza ubuziranenge budafite ishingiro, haba kuri kimwe usibye kuri byinshi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ntituzumve hirya no hino kuva uno munsi umuntu utangiza intambara amara abanyafurika, abagabo n'abagore n'abana. Kirazira, abasaza mubareke, mureke kubahungabanyiriza umutekano. Naho ku zindi mpamvu twe twamaze gufata ingamba, ntimutuzi, turi benshi mu Rwanda, turi 10,10,400,000, tutarashyiraho aho mu karere k'ibiyaga bigari ibindi bihugu byo muri East Africa n'abiriya byose navuze, ibihugu muri Afurika hose. Bityo rero Misiri zadufashaho, Egypt niyo mvuga, South Africa idufashaho, Somalia namwe mudufashe aho ngaho. Muri West Africa mwese muhagurukire rimwe, musigasire umutekano w'abanyafurika. Ntihagire umuntu uhungabana cyangwa uhohoterwa cyangwa uwitwa cyangwa ngo afatwe ku ngufu n'uyu n'uriya. Kirazira. Igihe kirageze cyo kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu uwo ari we wese, yaba umukuru yaba umuto, ibitsina ibyo ari byo byose. Ibitsina byose birengere, kuko na bose n'abana b'Imana. Bityo rero Yesu Kristo abiteho kandi abafasha, bibafashemo, mujye mubimusaba cyane, na Nabii Muhammad abibafashemo, atawasaidia kwa siku zote kwa namna yoyote. Bityo rero Buddha nawe bamwizera, abazi umumaro we, namwe mumwinginga ibihe byose akora umuti, kandi azawukora Afurika izira imipaka izagerwaho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nje perezida wa RWANDA Barafinda S Fred, twe n'abaruda High Council y'abaruda tumaze kurigata ku ipase ishushe, tumaze turahirira gukuramo imipaka muri Afurika, amanywa n'amajoro twirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha dukora umuti, uzaba umuti wa bose kandi w'ibihe byose. Ahubwo se ni hehe imipaka tuyirenganya, cyangwa ni hehe imipaka irenganya abanyafurika? Imipaka ntabwo tuyirenganya, ahubwo irarenganya abanyafurika ku rwego rwo hejuru, kuko benshi barapfuye, benshi babaye ingaruzwa muheto cyangwa se imbohe z'abategetsi kubera iyo mipaka bagiye bashyiraho. Abandi barafunze, amaprizo aruzuye muri buri gihugu cyo muri Afurika. Ndakeka prizo, nta gihugu kidafite prizo muri buri karere cyangwa se muri buri murenge. Icyo ni ikibazo rero rwose. Imipaka yabaye umunyururu ukomeye w'amaguru y'abanyafurika. Abanyapolitike b'abategetsi b'abanyafurika babaje gukoresha kugira ngo bakande umunyafurika uko bashaka. Rero by'umwihariko nk'uko inama twese nyirizina ya High Council y'abaruda twafashe icyemezo ko imipaka igomba kuvaho vuba bidatinze, bucya bwongera gucya ariko budahora bucya bitaravaho. Uko niko kuri. By'umwihariko duhereye hano iwacu mu Rwanda, bantu baturiye uturere dutandukanye dukora ku mipaka, yaba abanyamusanze, yaba abanyakarongi, yaba abanyarubavu, yaba abanyakirehe, yaba b'Ingoma, yaba ab'i-Rusizi, yaba abahuye na Nyagatare, Gicumbi, aho hirya aho ngaho, mwese uko mukigiye mukikije imipaka y'u Rwanda, mwitegure ko byihuse imipaka tuyivanamo. Yemwe namwe b'Inyabihu
mukora ku mupaka wa Kongo namwe mubyibuke ko imipaka yose abantu bari ku mupaka wa Burera hirya ngiyo n'abantu bari ku mupaka wa Bugesera ukora ku Burundi ukazamuka no ku mupaka wa Huye ukora ku Burundi mwese uturere dukora ku mipaka y'Abanyaruguru turabatangariza ko nubwo mubona bitoroshye bimumerewe nabi usanga muhora mufite urwikekwe turapfuye tubayeho dute biragenda gute kubera iminyururu ibariho ariko turabatangariza ko inama yanzuye kandi yafashe icyemezo ko nyuma yo kurahira byihuse n'iyo mipaka mwese mubona noneho ubwigenge busesuye mukabasha gusurana n'abavandimwe banyu n'inshuti zanyu mugakorana ubucuti n'umugahirana mugashyingirana mugasabana nk'uko bisanzwe Imana yaremye umunyafurika mukira muri Afurika ngo ayibe maguwe neza uko niko kuri kandi icyo nicyo gikorwa cyiza cy'ikiremwa muntu gikwiye kubamo. Turabashimiye rero mwese nk'uko mudukurikiye kandi turabashimiye by'umwihariko ndabwira Abanyafurika mu bihugu duturanye ab'i Burundi ab'i Uganda aba Tanzania aba Kenya aba Congo RDC aba Congo Brazzaville ukamanuka hepfo iyo ngiyo aba Sudani mwe ndakeka ari wo mupaka ishobora kuba iheruka kujyamo vuba ahangaha kubw'intambara zanyu zihoraho hirya ya Somalia mwese Afurika yo hagati Afurika y'Epfo Afurika y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba abariyo abatarumviye inkuru abayumvishe mu bibwira abandi muti igihe kirageze kugira ngo tubone ubwigenge busesuye. Banyafurika mwese aho muri ku isi yose yaba bagiye mu bihugu by'Iburayi yaba ari mu bihugu bya Afurika mwumve ko kongera kuvuga ngo dukeneye kuva iwacu turagiye tugize gute mutazongera kuruha muvunika muhirwa muhiga amapasiporo muhirwa mugira gute ngo mukunde kugiye kuva mu gihugu kimwe mujya mu kindi uko niko kuri ni itangazo tubahaye rya nyuma mwitegure ko impinduka zigiye kuba vuba byihuse. Birumvikana ayo mapingo ku Banyafurika banjye avemo vuba kandi abo bose umaze kuvuga haruguru hari abaturiye imipaka mukomeze mutugenzurire mutwandikire ibimenyetso biraho abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mukimara kumva iri tangazo mwese muhagarare bwumaho mucunge neza umuntu wese ushaka guhamyamo no kugumishamo iyo mipaka umubona afite peti yabyo kubera agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye akumva ko ariko bizakomeza kuguma bizakomeza kumera igihe cy'uko iyo mipaka ivamo yicesha Abanyafurika inzara ubukene intambara ibyorezo ibyo byose igihe cyabyo kirarangiye ibyorezo by'ingengabitekerezo mbi zirembuza abantu bari mu mipaka cyangwa bari hakurya y'imipaka ugasanga abantu bambutse imipaka bagiye kwica abo hakurya cyangwa abo hakuno igihe cyabyo kirarangiye nta muntu w'umunyafurika ugomba kwicwa azize imipaka muri Afurika kirazira igihe cy'imipaka kirarangiye gicyuye igihe kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane Banyarwandakazi banya East Africa Banyafurika mwese muri rusange USA to United States of Africa to Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri twe abaruda turavuga tuti reka tuzizihize iminsi y'ubwigenge uzaba ari umwe dufite banka imwe ya Afurika dufite ifaranga rimwe rizitwa Kopamane tuzaba dufite ibitaro bikuru muri Afurika hano tuzaba dufite hoteli nkuru ihagarariye izindi zose dufite ibitaro kabuhariwe birumvikana ikigo cy'umutekano mutigeze mubonaho dufite uruganda rukomeye rukoriye izindi nganda zose hafi ku isi dufite noneho ishuri ry'imyuga rikomeye ibyo byose bizubakwa ahahoze imipaka bizabe ari ibimenyetso by'uko imipaka yavuyemo aho niho tugiye kubaka ibikorwa remezo imijyi ikomeye cyane y'amagorofa maremare inganda n'ubukorikori
bikomoka ku buhinzi bworozi n'uburobyi bindi byose n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byose bigiye kwitabwaho ariko ahari imipaka tuhashaka amagorofa maremare kugira ngo hazanahore hakurura ba mukerarugendo hazaze ba mukerarugendo baharebe bavuge hano hahoze imipaka hahoraga imipaka ariko ubu hari amagorofa maremare amahoteli amakaminuza se birumvikana amasoko n'amasoko y'ayo masoko n'inganda zikomeye zikaze cyane gari za moshi niho hazaba railway station y'imijyi yose niho gari za moshi zizajya zihagarara birumvikana niho gari za moshi zizajya zihagarara zinahagurukira zerekeza zizenguruka Afurika yose kubw'iyi mpamvu ikomeye cyane ahari amazi hazahora amato tuhubaka amagorofa tuteza imbere transport yo gutwara abantu n'ibintu cable cars ahari imisozi zigiye kuhubakwa imodoka zo mu kirere zakora imirimo easy communication tumanaho tugiye kuzana icyo bita easy communication tumanaho ry'ikoranabuhanga rikoresha satellite ry'abaruda ku buryo tuzaba tugenzura n'umuntu wese ushaka guhungabanya umutekano tumumonitoringa tumubona nono abakaboko musubiza amerwe mu mufuka uwe kwiba ikintu cy'umuntu tuzajya tumugenzura na satellite uzajya ukishura byikubye 5 ubinanirwa umanuka ku kazi k'insimburagifungo ukora kuva saa moya ugeza saa 6 utaha iwawe kuva saa 7 kugeza saa 12 n'andi masaha wikorera indi mirimo yaguteza imbere n'umuryango wawe nta muntu uzongera guhohotera undi tugiye kubagenzurira hafi umutekano nitwe abaruda tuwufite mu nshingano imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga tuzabikontrolinga tuzabigenzura birumvikana kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone twe abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo mukomere cyane twe murangwe no kwihangana barangwe no kwihangana barangwa no kwihangana kuko ibyo ari byo byose igihe bamaze barakubititse ariko igihe kirageze baratabawe igihe kirageze babashije kubona ubuzima bwiza nk'uko bukwiriye Imana yabahaye Afurika ngo bayibemo turabashimiye mwese abari badukurikiye muri iki kiganiro kandi turagira ngo tubabwire ko mwitegure ibikorwa byiza by'iterambere harimo amagorofa meza cyane azasimbura ayo maboda cyangwa se ayo mabariyeri yari ku mipaka izahora ari urwibutso harimo amashuri harimo amavuriro ku buryo abantu bo ku mipaka nta umuntu uzongera kugira ikibazo cyo ko nta vuriro riri hafi cyangwa nta mashuri ari hafi cyangwa nta masoko mwese twagira ngo tubabwire ko igihe kigeze kandi noneho by'umwihariko tugiye gutunganya imihanda ya gari ya moshi byihuse izajya ihuza ibihugu byihuse ni amato atandukanye agezweho yo mu kinyejana cy'iki gihe amato agendanye n'ikinyejana tububakira nk'uko twabibabwiye mu bindi biganiro by'umwihariko gushyiraho imodoka zigendera mu kirere izitwa cable cars ariwo mushinga yihuse mu gihe mu turere dufite imisozi miremire mukabona izo modoka zizajya zibororeza ingendo mu gihe imihanda yo hasi inkangu zijya ziyifunga ariko imodoka zo mu birere zo zigakomeza ku buryo transport idahagarara yaba iy'abantu cyangwa se n'iy'ibintu ku buryo ubucuruzi bukomeza bukagenda neza nta muntu uzagira imbogamizi z'uko agenda cyangwa se yakererewe kubera ikibazo cy'imihanda yo ku butaka turababwira ko rwose ari uburyohe bantu mwese banyafurika abanyarwanda banya East Africa igihe niki turabashimiye Imana ibaho umugisha kandi mukomeze rwose mukomerezaho nk'uko mwihanganye kuko igihe kirageze kugira ngo mubone ibyiza byinshi mwari mutegereje cyangwa se ibyo mwumvaga ko indoto zanyu zitashyikira igihe niki Imana ibarinde banyafurika mwese mudushigikire abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu mwese muri iyo mu bihugu bitandukanye bya Afurika mukomeze mukora umuti kandi n'abandi mubabwire dukora umuti mumbwirira abo bose bo kwa salamu aleikum wa salamu aleikum koko
Imana ibiteho kandi ahari imipaka tuhubaka ibikorwa remezo, amashuri, amagorofa maremare agera ku kwezi, amavuriro, amasoko maremare, amagorofa meza cyane ya kijyambere, imihanda ya gari ya moshi, ahari amazi, amato ya kijyambere, za cable cars mu misozi hose. Twubaka ibyo bikorwa remezo bize byunganira ibi, hanyuma tuhubake imijyi y'akataraboneka, inganda, amagorofa maremare, bizatanga imirimo kuri bose, abo hakurya n'abahakuno mwese rizaba ari isanzure ryanyu. Wowe abo ku mipaka aho yahoze cyangwa aho igiye kuva tugikuyeho, ubifuriza iki niki wababwira kizahubakwa kigiye kwasesekara basonze bahishiwe? Abanyafurika ngira ngo iki nicyo gihe, nyuma y'igihe kinini, nyuma y'imyaka myinshi yariciyeho, nyuma y'uko mwategereje, ariko uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi nibwo bigiye kubajya byasohora. Kuba mwabona RWANDA ije igakora ibyo byose byari bikenewe, igakuraho iyo mipaka hejuru y'ubufatanye bwa RWANDA, mugiye kubona amahoteli y'akataraboneka yubatswe ahari imipaka, ama university akomeye meza ya mbere ku isi ari muri aha yubatswe ahari imipaka, inganda zikomeye kuri iyi si zubatswe aho ngaho muri Afurika. Nicyo gihe ngo tubyaze umusaruro umutungo kamere wacu w'Abanyafurika, kugira ngo tuwubyaze umusaruro ugume muri Afurika kandi tuwubake neza, dusigasire Afurika, maze Afurika ibe nziza, ibe ngenderwaho, maze igendwe neza cyane. Bityo rero imipaka muri Afurika ivemo, dusigaje umuntu umwe hano niwe ugiye kwanzura, atanga igitekerezo ko ayifuza ahahoze imipaka n'ibiki byahakorerwa noneho, kandi kisigare nk'ikimenyetso kigaragaza ko hahoze imipaka kera, ariko byasimbuzwa ibindi bikorwa byiza bigirira umumaro bose, apana abanyapolitike. By'umwihariko imipaka tugomba guhera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bigatuma twebwe nko ku mipaka ya Tanzania, Burundi, Uganda, Congo, hano ibihugu bitukikije, Abanyarwanda bose imipaka kwa hari imipaka hose hagomba kujya hubakwa ibintu bizajya bituma duhora twibuka ko hano ariho hari haratumye Abanyafurika baboherwa baba mu buretwa, baba mu karengane. Ibyo byose ni urwibutso, bityo abahaturiye, abagiye baturiye ku mipaka cyane hanini, ngira ngo nimwe muzagenda mubona ibyiza by'ibi ngibi kurusha abandi. Tubashishikarije ko igihe ari gito gisigaye tukabubakira ibyo byose, tukabakuriraho ibyo byose byananiranye n'ibindi byose mutekereza ko mwumvaga mukajyanwa n'inzozi, RWANDA iraje ibikureho. Birumvikana ibikorwa remezo bigiye gusimbura iyo mipaka, ibikorwa remezo basobanuye haruguru hariya. None iyo mipaka ni amapingo agiye kuvamo muri Afurika. Dushinge leta zunze ubumwe za Afurika, tuhubaka ibikorwa remezo bikuruye ba mukerarugendo abo hafi n'abakure, umutekano ugiye kwiyongera kandi uzajya ukontororwa na satelite, haba ku mazi, haba ku butaka, haba mu kirere, amanywa n'amajoro. Noneho abantu bisanzure mu isanzure rya Afurika, ba mukerarugendo bazahora baza, ingengo y'imari ziyongera, kopamane niryo faranga rizakoreshwa muri Afurika, hanyuma ibihugu byose bizakoresha iryo. Noneho birumvikana isoko mpuzamahanga rya Afurika, n'ibitaro bikuru, birumvikana iterambere byose muri byose kandi ibihe byose, mu bakuru n'abakiri bato, ibitsina byose, kandi amasaha yose 24 n'iminsi 7 bizahora bibyazwa umusaruro. Kubw'iyo mpamvu mutubarize kuri wa3UDA.tk no kuri numero ya telefone ya perezida wa RWANDA 250 ubanze gushyiraho agasaraba 783428 murakoze cyane. Imana ibiteho kandi wabakora hanyerera atakare muri boridire, mwe mwikomereza Abanyafurika mugira umutekano n'umudendezo. Imana ibiteho ibihe byose.